Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Imana yaha umugisha mwinshi cyane. Amen. Imana tubona muri Mariko, duhere kuri Luka. Mariko turasoma nyuma, ariko ni ibitabo bikurikiranye. Luka ibice 7, duhere ku murongo wa 37. Luka ibice 7 umurongo wa 37. Abahageze mu isezerano rishya. Luka ni isezerano rishya, ni igitabo cya 3 rwose cyo mu mavanjiri. Reka dusome mu izina rya Yesu. Luka 7:37. Umugore wo muri uwo mudugudu wari umunyabyaha amenya yuko arira mu nzu y'umufarisayo, azana umukondo w'amavuta meza ameze nk'amadahano, ahagarara inyuma ye hafi y'ibirenge bye arira, atangira kumutonyangiriza amarira ku birenge, abihanaguza umusatsi we, asoma ibirenge bye, abisiga ayo mavuta. Uwo mufarisayo wamuraritse abibonye aribwira ati, uyu muntu iyo aba umuhanuzi yajyaga kumenya uwo mugore umukozeho uwo ari we, kandi uko ameze ko ari umunyabyaha. Amen. Ni Luka 7:37 tugeze ku murongo wa 39. Eka n'iri ryo muri Mariko turisome. Mariko 15 umurongo wa 40. Mariko 15 umurongo wa 40. Eka bahageze dufataniza hamwe gusoma ijambo ry'Imana. Hari n'abagore bari bahagaze kure bareba, muri bo harimo Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo muto na Yosefu na Salome. Abo ubwo yabaga i Galilaya nibo bamukurikiraga bamukorera, n'abandi bagore benshi bazamukanye i Yerusalemu. Akire ijambo ry'Imana. Tugiye gufatanya amagambo y'Imana umwanya utari munini, ariko utubere munini mu bugingo, utari munini mu masaha, ariko mu byo twakira byo bitubere binini. Amen. Ijambo ugiye kumva, ijambo ugiye kwakira rikubere rigari cyane. Ndasaba umwuka w'Imana ngo yururukire hagati yacu, arushaho kwagurira ijambo, ubashe kuryumva bitagendanye n'amasaha turivuga, ahubwo uryumve nk'uburemere rifite. Amen. Tugiye kuvuga kuri uyu mugore witwa Mariya, uwo Yesu yababariye. Ni amagambo menshi ntashatse gusoma, ariko nawe ujye ujya muri Bibiliya ufata igihe usome ibyanditswe. Ubwo twe tuba dusomye ibice bitoya kubera igihe, ariko wowe biba byiza iyo wicaye tuje ugafata igice cya 7 ukareba uko byagenze, ukagitangira ukamanuka, ugenda umenya isobanuro y'ijambo ku mutwe. Tuba dusomye umurongo umwe. Uyu mugore ubwo yahuraga na Yesu bwa mbere, twabibonye hano muri Luka, ngo Yesu yari yagiye ku mufarisayo. Umufarisayo yamuhaye, yaramuraritse ngo aziwe. Yesu yitaba ubutumire bwe. Noneho ngo igihe uyu mufarisayo yari kumwe na Yesu, uyu mugore ngo amenya yuko Yesu ari muri uwo mudugudu. Amaze kumenya ko yageze mu mudugudu, uyu mugore ngo ajya kuwo mufarisayo. Noneho ngo agezeyo, uyu mugore ngo atangira kurira. Atangiye kurira, nta muntu wamunyeganyeje, nta muntu wamubwiye ati ni ibiki mugore. Ngo ararira, ngo noneho amarira ye agwa ku birenge bya Yesu. Yesu aramwihorera, ngo afata imisatsi ye
yari afite imisatsi myiza cyane, ngo ayihanaguza ku birenge bya Yesu, aho ayo marira yagwaga ngo ayahanaguza imisatsi ye. Amen. Noneho ngo umufarisayo abibone, ariko rero uyu mugabo nubwo bavuga ngo ni umuhanuzi, akaba ari igitangaza, yaraciye ibintu, ubu ni gute uyu mugore ko tumuzi mu mudugudu twese, ni gute uyu mugore yemeye ko arira ku birenge bye, akemera ko amuhanaguza imisatsi ye? Ubu Yesu ntabwo yabonye uyu mugore? Burya wa muntu iyo akiba umuhanuzi, amen, iyo aba, kuko umuhanuzi abasha kumenya ibintu byose, umuhanuzi arahishurirwa, umuhanuzi arerekwa, umuhanuzi akaba yabona ko uyu mugore ari umunyabyaha. Ariko se mu by'ukuri utekereza ko Yesu atarazi uriya mugore? Utekereza ko Yesu atarazi uriya mugore? Aha nawe uri bukuremo igisubizo, nanjye ndagikuramo, kuko nanjye ijambo naryumvishe numva ryongeye kungeza ahandi hantu. Yesu aramwihorera, Yesu ngo aramureka, ariko nuko nabwiye ngo nta mwanya tuba dufite ngo dukomeze. Yesu aba yabonye ibyo umufarisayo ari kwibaza, aramubwira ati rero wikwirushya, wikwivuna, uyu mugore ikintu akoze, amubwira ngo uwakoze byinshi nawe ababarirwa cyane. Amen. N'uwakoze bike nawe ababarirwa bike, kandi uwababariwe cyane nawe afite ukuntu agira umwete kurenza wa wundi, kuko we yumva uburemere bw'imbaraga yahawe z'imbabazi. Amen. Haleluya, haleluya. Ijambo uyu munsi numvishe ryuzuye umutima wanjye, numva nkwiriye kurifatanya n'itorero ry'Imana. Ni ijambo rivuga ngo iyaba waruzi agaciro k'uwo nguwo. Amen. Iyaba waruzi agaciro k'uwo, mbwira umuntu muri kumwe ngo uri uw'agaciro. Oya, ni uw'agaciro. Haleluya. Marigira ko hari ukundi kuntu mubona, hari ukundi kuntu muzi, ariko ni uw'agaciro. Yesu aramuzi, Yesu aramusobanukiwe. Uzi imanza duhoramo, ako se buriya ko berekwa ko barondora, ariko se buriya ntabwo abona ukuntu ari umusambanyi ruharwa, ariko se buriya ko berekwa. Mu mbabarire nakubwiye ngo iri jambo Imana ryagure muri twe, iryagure cyane muri twe, ryaguke kandi rigira umusaruro ukomeye. Haleluya. Ni ukuri ntabwo Imana yaduhamagariye guca imanza, ntabwo Imana yaduhamagariye intebe y'imanza. Imana yaduhamagariye kuvuga ubutumwa bwiza, tugahugura, tugakebura, tugahumuriza, tugakomeza. Haleluya. Kugeza iyi saha ntabwo Imana yigeze iduha intebe y'imanza. Niyo waba uri umuhanuzi uvuga ngo ni iki kintu gikomeye, navuga imvura nigwe muki mu kwa karindwi izuba ryadukubise, imvura, kuko ndi umuhanuzi, imvura nimanuka igahita imanuka, ntabwo uragera ku rwego rwo kwicara ku ntebe y'imanza. Amen. Iri jambo rero ryanjemo, numva nkwiye kukubwira ko uri uw'agaciro mu maso y'Imana, uri uw'agaciro, kandi nkubwire ngo n'uwo iruhande rwawe ni uw'agaciro mu maso y'Imana. Byashoboka ko isi itari kubona ku gaciro, kuko twe tureba ibyo dufite aka kanya, n'ibyo tubona, ibyo twarayemo, ibyo yarayemo, ibyo mwaraye muhuriyemo, ibyo mwakubitaniyemo ejo bundi, ibyo nibyo ubona. Ariko Imana imubona harenze aho ngaho. Uyu mugore ngo Yesu aramureka, arangije abwira uyu mufarisayo ati wikwibeshya, uyu mugore ndamuzi, ariko ikintu akoze kizibukwa mu bihe byose.
aranamubwira ngo ninjiye mu nzu yawe ntiwampaye amazi yo koga ibirenge, ninjiye mu nzu yawe nta kintu na kimwe wankoreye, ariko uyu nguyu kuva yinjiye ntiyahwemye kumanaguza imisatsi, ntiyahwemye gusoma ibirenge byanjye, ntiyahwemye. Haleluya. Yesu avuga ati ariko wowe kuva ninjira, uretse ko ninjiye ukambwira ni karibu, nta kindi kintu kidasanzwe wankoreye. Ariko uyu nguyu kuko yamaze gukura uwo yahuye nawe, we yamaze kumenya yuko Kristo afite imbabazi zirenze kure y'ibyaha yakoze. Amen. Yesu uriya mugore yari yabishuwe, niyo mpamvu yahageze. Kiriya gikorwa cyo kurira cyari igikorwa cyo guca bugufi, abwira Yesu ngo mbabarira, kuko uyu mugore ari umusambanyi ruharwa bizwi mu mudugudu rwose, yarazwi. Ariko ngo yikubitaho Yesu ari, kandi niwe wagiye anamushaka. Uyu mugore bigaragara ko yari amaze kuruha ibyaha, arangije ajya ku birenge bya Yesu aca bugufi, aramwaturira mu mutima we. Umufarisayo ategereza yuko ari buvuge ngo Yesu mbabarira, ndi umusambanyi, ndi ruharwa, ubu ingo nashenye ntizigira uko zingana. Oya, Yesu yari yamaze kubona icyo uriya mugore ariho arakora. Ariko umufarisayo, dufite ibice bibiri, igice cy'umufarisayo n'igice cy'umugore, ni bitatu, na Yesu urimo hagati. Yesu w'umuhanuzi ukomeye, umufarisayo atangiye gupinga bitewe n'uko umugore yamugezeho ari umusambanyi ruharwa, Yesu ntabimenye, ariko Yesu yari abizi. Amen. Nimuzi imanza zibaho se, kanaka bamuhanuriye, bamubwiye, ni gute bamubwira? Ni Imana yamubwiye, ni ukuri bamubwiye, kandi ni umunyabyaha ruharwa. Yesu arabizi, Yesu arabizi ko ari umunyabyaha, ni nayo mpamvu yamutumyeho ijambo. Amen. Kandi Yesu uri gutuma kuriya muntu azi icyo uriya muntu azaba cyaharenze uyu munsi, azi icyo azavamo, azi ko azavuga ubutumwa bwiza, akajya avuga ngo najyaga njya mu nzu y'Imana nikorera ibintu byose, ariko igihe kiragera Yesu aranshura, aranagura, inkamba zose azimaramo. Niyo mpamvu urusengero rukwiye gukingukira abantu bose, abajura, abasinzi, abasambanyi, abarozi, bose nibaze mu nzu y'Imana, kuko ntabwo uzi uwo Yesu azakoresha ejo. Wamureba hanone, ariko ejo ni Yesu umuzi. None se uri gukora uyu munsi we yavuye, uri gukora uyu munsi we yavuye hagana naho ngaho. Amen. Rero beneda, nabwiye ngo ijambo sindi buritindemo, ariko nawe ubwira Imana ngo ni ukuri, amaso yanjye wongere uyahindure uko narebeshaga aya maso, nge umpe kureba wowe, izindi dosiye ntabwo ari izacu. Amen. Dosiye zacu buriya Yesu yadushinze abavugabutumwa, abashumba n'abandi Imana ihamagarira kwikorera. Uvuga ikigutumye, niba ari ivugabutumwa ryihanisha, ihanisha, ariko ntabwo uri bucira abantu imanza. Amen. Niba ari ivugabutumwa rihumuriza, ritambutse, ibindi ntabwo ari ibyawe. Amen. Kuko Yesu igihe gikwiriye ngo azicara ku ntebe y'imanza, ariko kugeza uyu munsi nawe ubwe ntabwo aricara ku ntebe y'imanza. Amen. Bisobanura ngo aho wavuye n'undi nabo yahava. Imana itugirire neza, Imana idutabare, twe kwicarana ducirana imanza, twe kwicarana tunoshana. Natambuka gushima uhita umukubita icyarataye, baba we tiburiya ari gushima Imana, arashima iki? Mureke, mureke, mureka yishime, bireke, bireke.
buri muntu wese azatambukana ibye. Sinzatambukana iby'umwana wanjye, sinzatambukana iby'umugabo wanjye, sinzatambukana iby'inshuti yanjye, sinzatambukana iby'umuvandimwe wanjye. Buri muntu wese azatambukana ibye n'imbere ya Kristo. Mugera imbere avuga ati iki tambuka, cyangwa avuga ati ibumoso, cyangwa avuga ati iburyo, bitewe n'ibyo nakoze. Nta muntu n'umwe Yesu azabaza ngo kanaka bimeze bite, azakubaza ibyawe gusa. Niyo mpamvu dukwiye kuba mu nzu y'Imana ducungana n'amazamu yacu bwite. Cungana n'ibyawe Satani atakwinjirana, cungana n'izamu ryawe kugira ngo hatagira igitego cyinjira. Wijya gucunga izamu ry'undi, kuko nujya mu izamu ry'undi iryawe riri bwinjirirwe kandi warangariye ku ry'undi, kandi icyo gitego nikinjira ntikibarwa kuriya, kirangana kuri wowe. Cungana n'ibyawe byakunaniye. Imana itugirire neza, Imana idutabare. Urugendo rw'agakiza buriya ni urugendo rurerure, ni urugendo rutari urw'umunsi umwe, ni urugendo rutari urw'umwaka umwe. Ko twese dufite ibyatunanira, ni urugendo buri muntu wese. Narugereranije nk'umwana. Iyo umuntu abyaye umwana kuva avutse kuzamuka, uko agenda azamuka, ntabwo tubyara kandi nta muntu utakwifuza kubona umwana ari guseka. Hari umuntu utifuza umwana iyo aseka atangiye guseka, ni ibintu biryohera buri mubyeyi. Nta muntu utakwifuza kubona umwana we aseka. Ariko si ubu nzabyara umwana mu cyumweru kimwe atangire guseka? Nzahamagaza abanyamasengesho y'isi yose mbabwiye ngo muntabare, umwana wanjye w'icyumweru arimo araseka. Si ishyano ryariguye? Cyangwa umwana w'ukwezi nkajya kumva mva arambwiye ngo ndashaka ibirayi, navuga nti uyu si uwo nabyaye dayimoni mu izina rya Yesu. Niko n'urugendo rwo mu gakiza. Umuntu avuka mu gakiza, akumva ijambo, akizera, akatura, yewe agafata n'umwanzuro akajya mu mazi menshi. Abantu nigishije bose njya mbabwira ngo ntabwo kuba mbatijwe binsobanuye ko mbaye umutagatifu. Kubatizwa ntibinsobanura ko mbaye umutagatifu, ahubwo umubatizo nsobanuriye isi, nsobanuriye Satani ko hari ahantu mvuye n'ahandi ngiye, njye mpinduye icyerekezo kandi ngifatiye umwanzuro. Mu yandi magambo ndatangiye ubu. Haleluya. Ariko ntibisobanuye ngo ubu birarangiye. Rero nubona umuntu akoze ikintu ntukumva ari ishyano, ahubwo uzavuga uti wa muntu aracyari muri rwa rugendo rwo guhinduka. Urugendo rw'agakiza duhinduka umunsi ku wundi. Turatsindwa tugatsinda, tukagwa tukabyuka, tugakomera tukarambarara. Urwo ni rwo rugendo. Haleluya. Niyo mpamvu umugabo w'Imana yanditse ijambo aravuga ngo yewe we mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabyutswa na Yesu. Haleluya. Haleluya. Undi arandika ngo iyo nguye mba mbyutse. Amen. Niyo mpamvu rero nta muntu ukwiye kwibaza kuri mwene se, ahubwo icyo ukwiye kumufasha, nk'uko ijambo Pawulo akunze kugenda ahugura, aravuga ngo abanyembaraga bihanganire abanyantege nke, ahubwo babashyigikire. Amen. Babashyigikire. Niba uri umunyembaraga ukabona Amasedrike ni umunyantege nke, ahubwo reba ukuntu uzi unshyigikire mbashe nanjye kuzamuka. Amen. Haleluya. Uyu mugore twafatiyeho inyigisho, iyo Yesu agihita amusunika akamubwira ati genda wa munyabyaha we, n'ubusambanyi bwawe n'ibindi wa mugore we, genda. Uyu mugore imirimo yakoze twabonye ahandi muri Mariko. Hari n'igihe Yesu yari agiye kubambwa. Yesu urugendo rwe rwo kujya i Getsemane
muri aba bagore Mariya Magadalena, Salome, abangaha uyu mugore yari arimo nyine, sibyo? Uyu mugore niwe wanambye kuri Yesu ngo abantu bose baragiye, ariko uyu mugore avuga ati icyo uyu mugabo yankoreye ngomba kureba ahantu bari bumujyane, ngo akomeza kurikira kugeza ubwo bagiye ko nabona ahantu bashyize umubiri wa Yesu. Ariwe ijambo mukomeje gusoma no muri Yohana ngo nibo bazanye ibihumura bakajya baza gusiga umubiri wa Yesu, kuko bari bamaze kubona ahantu bamushyize. Uyu mugore akomeza kumunambaho kugeza ubwo ari nawe wagiye gutangaza inkuru y'uko Yesu yavuye mu gituro. Haleluya, haleluya. Kubera iki? Kuko uyu mugore Yesu yari yamuremyemo icyizere gikomeye, abona ko ari umuntu w'agaciro. Yesu yamuremyemo icyizere, amwereka ko nawe ari umuntu w'agaciro, kandi sosiyete yarimo yari yaramutakarije icyizere. Amen. Bituma uyu mugore ari we wabonye bwa mbere. Haleluya. Kuko niwe wakazajya kubwira ba Petero na Yohana igihe bazaga nabo biruka, ngo nabo kuko bagasanga igituro kirarangaye. Amen. Haleluya. Rero iyi nyigisho icyo nagamije nzana iki cyigisho ni iki? Ni ukukubwira ngo ejo hawe ni Imana ihaze. Ejo hawe n'icyo uzavamo ni Imana ikizi. Ndi muri aya magambo nibutse mfite, ngira ngo nari mfite imyaka 19, nambyibuka cya 18, nari nyiri muri segonderi, ndi kumwe n'abantu b'abapapa biyubashye pe, n'abamama biyubashye rwose. Twari ahantu muri famiye, haza umuhanuzi aravuga nyine, aravuga nk'uko abahanuzi batumwe n'Imana nyine ku bantu batandukanye, aza gusoreza kuri ka kana kadashinga kadafatika, kantu karaho k'amafuti, ati wowe uzakorera Imana. Uzakorera Imana? Hari abapapa, hari bameze neza bakiri batoya, hari abamama bakiri bato. Uzakorera Imana? Uzakorera Imana? Mbonye uhagaze uzavugira Imana ahantu hatandukanye. Ndavuga nkajya ndeba abantu turi kumwe, koko nzayikorera iki? Iyi Imana ni iki nzayikorera? Nkavuga ni buriya nyine nzaririmba, kuririmba namye mbikunda, n'ubundi nanaririmbaga, ntiburiya nibyo yabonye nzakomeza ndirimbe, so gukorera Imana. Ariko icyo urebamo umuntu uyu munsi si icyo azaba cy'ejo. Icyo urebamo mwicaranye uyu munsi si icyo azaba ejo. Ni ukuri mwakwicarana uzi ingeso ze mbi nyinshi pe, uzizi mu rusengero, uzizi mu itorero, ukajya unibaza ngo ariko buri umushumba mukuru ko akunda kugira ifuhe akabona ibintu, buriya atabona uriya ngo amuhagarike. Kuki atamugira gutya bigende gutya? Uzi impamvu? Imana iramwibikiye izi icyo azavamo hazaza. Imana ntiri kumureba nonaha, ahubwo iramureba hazaza. Ntabwo imubona nona, wowe uri kumubonamo umunywi w'inzoga rurangiza uramubona, ariko Imana yamubona ikabona agarura abantu benshi kuri Kristo. Imana yamubona ikabona ahagurutse ibirema. Imana yamubona ikabona azenguruka isi yose. Imana rero ntabwo yita ku bya nonaha, ikomeza kurinda icyo uzaba cyo ejo, ikarinda wowe w'ejo, uwa none igakomeza kugusigasira. Atari uko igushyigikiye, ahubwo ari uko ikomeje kukunyuza mu nzira izagutunganyirizamo. Amen. Muri make yanze kukurekura. Hari uwo yanga kurekura kubw'impamvu, ntukabitindeho, ntukabitindeho, ntukabitindeho. yewe si nuko natwe tutabizi, ariko ikavuga iti no, mumureke.
icyazaba cyo ngenda kiza marigre bakristo bwoko bw'Imana, ntugace imanza. Imana ishimwe. Uze kujya muri Samweli wa mbere, ntabwo ndi busome kubera amasaha. Samweli wa mbere 17, uze gusoma icyo gice kirimo amakuru ya Dawidi ajya kureba bene se ku rugerero. Amen. Dawidi yagiye kureba bene se ku rugerero ngo ibintu byaracitse. Umugabo bita Goliyati yaraciye ibintu ku rugerero, ngo yabaga ahagurutse, ngo igihagararo cye no kuvuga kwe, ngo ingabo z'Abisirayeli zose zigahita zinyegera, ngo n'umwami agahita avuga ati turashize noneho Goliyati. Kugeza ubwo Dawidi ise amutuma kureba bene se. Dawidi yiberaga mu Dutama, ariko se amubwira ati ngwino ujye kureba bene so, bamaze igihe kinini intambara ikomeye, ujye kureba ko bari amahoro, tubwire amakuru y'impamo, urebe n'ingabo za Isirayeli, urebe n'umugaba, urebe uko bari amahoro. Amen. Kandi uzirikane ko Dawidi Imana yari yaramutoranije muri bene se, imutoranya ari akana kadafututse kaba mu Dutama, kandi imaze kumutoranya n'amavuta yamusutsweho. N'amavuta yagize ati yamusutsweho. Dawidi arongera yisubirira mu ishyamba hamwe n'udutama twase. Bakuru be nk'abantu bigishijwe iby'intambara bo bahita batatu ngo bajya ku rugamba. Imana rero buriya gukora kwayo no gutoranya kwayo ntakagira umuntu bitekerezaho. Dawidi ngo agereyo ngo asanga ibintu byaracitse, ngo akihagera ngo Goliyati abaregutse, ngo ahagurukira ngo gusuzugura ingabo z'Uwiteka za Isirayeli. Dawidi biramurya, aravuga ati ni gute uriya ngo abaza abantu, ariko baza ngo mbese ngo baravuga ngo umuntu ngo uzabasha guhangamura uriya mugabo umwami yateganije ibihembo bikomeye, azahabwa umwana we, azamumushyingira n'ibindi byinshi. Ngo abakuru be barabyumvishe, arimo barahindukira bati turakuzi n'ubwibone bwawe, wazanwa hano no kugira ngo urebe iby'intambara. Abwira ati mbagize ne koko, bagize ne nkoze iki? Dawidi ngo abayegeye imbere biranga, aravuga ati oya. Aje avuga ati nyamara njyewe uyu muntu namuhangamura mu izina ry'Uwiteka. Kuri ati kano kantu, aka kantu, noneho n'abakareba bose bati aka kantu koko, aka kantu. Dawidi aramaramaza ngo babigeza ku mwami. Umwami amwitegeza ati wa mwana we, nahita amugirira impuhwe ati ko ndeba ukiri umusore w'umugenda, uriya mugabo yamenyereye intambara, yabibayemo, yamenyereye intambara, reba ibintu yambaye. Dawidi atangira guha umwami ubuhamya ati njyewe ati ndagira udutama twa data, atari ku idubu irifata ngwize nkahita nyishwanyaguza, yarifashe umwana w'intama nkahita mukura mu kanwa kayo, ati njyewe narwanye. Atangira kumuha ubuhamya bw'ibyo yakoreye mu ishyamba. Umwami aravuga ati rero ntacyo, reka tukareke nikanapfa kano nta kundi karaba kanizize. Amukubise byamukubita ati oya, vanaho ngende ndamutera mu izina ry'Uwiteka. Dawidi niwe wakijije Goliyati. Intambara yarakomeye hagati ya Isirayeli na Samariya ni Siriya, ibirarangiye kubera nde? Dawidi. Kandi abantu bose bakabonaga nk'akantu, ariko Imana ijya kumusukaho amavuta yari izi ko Dawidi ari we uzazana ihumure muri Isirayeli. Amen. Yari izi ko Dawidi byashoboka ko nawe aho ngaho uri, kandi niyo mpamvu nakubwiye ngo ubwire umuntu muri kumwe ngo uruhe agaciro. Uzi ko ari mwe muzaba pastori b'ejo, ni mwe muzaba ba revera, ni mwe muzaba ba apotre, ni mwebwe. Haleluya. Murimo abantu bazaba umumaro, habe mu itorero, habe mu gihugu. Amen. Ni mwebwe. Rero ntukazajya wisuzugura cyangwa n'abandi bagusuzugure.
amen. Ngiye kugera ku musozo. Noneho kugira ngo uzabashe kubamo icyo Imana yakubonyemo, kuko ishobora kukikubonamo nawe utakibonamo kikazapfa, amen, kigapfa, kandi Imana yari ifite icyo yakubonyemo, ikintu cyazagufasha. Kandi ninjye ni wowe, twese hano turabakandida mu bwami, turabakandida bo gukorera Imana, turabakandida bo kuba umumaro mu gihugu, turabakandida bo kuba ab'igiciro ku bandi bantu. Haleluya. Bo kuzana amahoro, bo kuzana gusabanisha abananiranywe. Haleluya. Ibyo biri mu biganza byawe. Imana yabigukoresha ahatari amahoro akaba amahoro. Imana yabigukoresha ahatari ituze hakaba ituze. Imana yakugira uwo kuzana abantu benshi kuri Kristo, kandi inyuze muri za ntege nkeya abantu babonagamo ko udakwiriye. Amen. Haleluya. Reka mvuga aya magambo kugira ngo dusoze. Amen. Ikintu kizabigushoboza, kuko tuba muri sosiyete ibamo ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu atagera aho Imana yamuteguriye. Amen. Sosiyete turimo ishobora gutuma utagera aho ugomba kugera, kandi uko ni ukuri. Ikintu cya mbere, uzirinde gucika intege. Uzirinde gucika intege. Niyo mpamvu nabwiye ngo sosiyete turimo ni ya sosiyete ihora ikubwira ngo nkawe wamara iki, nkawe ushoboye iki. Amen. Nkawe. Niyo mpamvu buriya ntugahore urebera umuntu mu ntege nkeya afite. Uyu munsi izo ntege nke rwose yaba zifite, ariko ejo Imana izamugira umunyembaraga. Uyu munsi umuntu yaba ari umunyantege nke, beneda ntugacike intege. Amajwi ava iruhande atari kuriya, nubwo ari umuririmbyi, ibi ntibyamunaniye, ntacyo, mureke akomeze. Birashoboka ko ari we ejo uzaba ari guhimbira korari indirimbo Imana ari cyo yamuteguyemo. Birashoboka ko ari we uzaba uri gushyira ku murongo ibitari ku murongo muri korari, ariko uyu munsi wamureba ko ukavuga uti yewe uyu muntu rwose si uwo kugirirwa icyizere. Dufite ikibazo cy'uko dukunda kureba intege nke cyane kurusha kureba byibura puwe ahantu umuntu afite imbaraga hamwe. Ukwiye kuhareba ukamushyigikira. Itorero rikwiye kureba abantu, yego intege nke zirahari, ariko umuntu niba hari ahandi hantu afite imbaraga, nimushyire ijisho hari ahantu hari imbaraga, hashobora kuzagira umusaruro. Amen. Kuko nabwiye ngo itorero ni umubyeyi. Umubyeyi rero iyo abyaye akeneye kubona abana bakura. Siko kuri? Aze kubyara umwana ukajya ubona ahora yicaye ntazagende, sagahinda. Kubyara umwana ukazajya uhora umukarabya adashobora kwikarabya, kandi ageze ku myaka yakabaye yagira icyo yimarira. Itorero rero rikwiye kureba ahantu umuntu afite imbaraga, ntiryite hahandi ari intege nke, atari ukutabyitaho nk'aho ntacyo babwiye, ahubwo bagashyigikira hari imbaraga, kuko ari ahantu hari imbaraga hashobora gutuma umuntu ava muri za ntege nke bitewe n'uko mwamushyigikiye. Rero nawe icyo ukwiye gukora nkawe ubwawe nkanjye, sinkwiye gucika intege. Kabone n'ubwo nzi ko ari intege nke yazindiwe, ariko nzi ko hari n'ikindi kintu nshobora gukora. Noneho icyo kintu nkwiye kugikora cyane, nubwo iruhande rwanjye n'inyuma yanjye n'imbere n'abangose bose araririmba se, agasuzuguro agira, aririmba se, ubwibone agira, arabwiriza se. Oya, bwiriza, ririmba, kubera yuko aho hantu Imana ishobora kuzazamukira ikavanamo umuntu undi wundi ukomeye. Ariko nawe nugira ibintu byo gucika intege,
bavuze ku cyumweru sindi bugeyo, sawa, ryama ntuzantege nkeya, ziraze zikwicira aho ngaho, ziraje ugende uvuga uti n'ubundi niho hahandi ko ntawe mbonamo icyo namara, reka ngende ninywera inzoga, reka ngende nikorere byose, niba nkunda gushira isoni nzishire kahave. Amen. ugomba kwigirira icyizere. Amen. Iyumvemo, kuko byanze bikunze buri muntu afite ikintu ikamubwira. Niyo ntebe wicayemo, nta muntu utagira ikintu ashoboye, nta muntu n'umwe udafite ikintu ashoboye. Niyo mpamvu abashumba nabo bakwiye gufasha abakristo bakamenya ngo ariko uyu muntu iyo murebye sibyo, buriya nka Masikayira itoro rya murebye ribona yabavamo manager mwiza, kandi niko kuri. Turabeshya? Rega mu itorero si ugira ngo ni ugusenga no gusirimba gusa, tufitemo n'ibikorwa bikeneye ubwenge bwiga amaproje y'umurimo, bwiga amaproje avana abantu ahantu, kandi koko uwo murimo kuva wugezemo sindabona ereri. Hari umuntu warabona ereri abo tubana mu bikorwa by'iterambere? Nta ereri wamubonaho, kandi akabikora, akaba afite n'akazi ke gasanzwe akora, akaba afite n'urugo rwe, kuko ari ibintu bye akabikora neza. Ariko hari umuntu wabiha ukabinkubita nkanjye ya Cedric, nkaza kuvanga y'akawunga, nkavanga itorero, nagera hagati bikancanga, nkavuga si ubu amafaranga ariye, kubera iki? Si ibintu byanjye. Ariko manager hariya umva na 0.1 niba zibaho, azikuzira bakavuga ngo bimeze uko. Kandi hano wabaza ati ese ibikorwa byagenze gute? Ngo urumva byagenze gutya. Oya, warakwereka kabizana ati dore byatangiye gutya, bakoze batya, bishoreje ahangaha, hagira ikiyongera hiyongereye iki. Ariko ndashaka ati simbyibuka pe, nari ndi mu bintu byinshi. Kubera iki? Si ibyawe. Ariko umuntu uri mu bintu bye ucyashoboye muri make, uriya mwana uri kuri media azi gukurikiranya ukubitaho indirimbo akaba yagize ati, kandi ibyo ni ibintu bicaye barategura, ntabwo ari ibintu biri automatique ngo nakora kuri machine birizana. Baricaye bamenya izo ndirimbo, bamenya iz'ibitabo, bafite akazi katoroshye. Ibyo bintu byose bakamenya uko iki kije, bagakubita hariya. Ariko wahagutereka, wajya uhita utuzaniramo za ndomboro, ukajya uhita utuzaniramo ibiki, tukabona haje agasobanuye, tukavuga tuti karabaye. Kuki? Buriya ku kintu cya IT ni ibintu bye. Amen. Haleluya. Rero ukwiye nawe kugira icyo wimenyaho, kuko bariya ntibatowe n'itorero, bo baravuze ngo turiyumvamo, dufite iyi mpano twabikora. Babyiyumvamo, itorero ibirebye ribona koko barabishoboye, ibisabwa ni ibi, barabibaha, ubundi bakora akazi bagomba gukora. None ubutumwa bwiza buragera hose. Haleluya. Ubutumwa bwiza buragera hose, uri ku isi wese yabona ijambo ryatambutse uyu munsi akazaribona ejo cyangwa ejo bundi, bitewe nuko hari ufite ikintu cyari muri we. Ariko iyi itorero adahaguruka ngo avuge ngo njye nawe agiharanira nacyerekane, twari kuba tukibere muri analogue, tukabwiriza abafatira kuri gatoroshi bagafata, abafatira kuri iPhone, buri wese bitewe nuko yahawe, ukajya uryumva wowe nyine. Ariko kuko Imana ifite ikintu yabahaye, ubutumwa bwiza buragera hose. Amen. Rero muri twebwe ica amajwi ava iruhande, amajwi y'iburyo n'ibumoso yihorere, ukora icyo kintu kikurimo kikuzuye, kuko Imana yo mu ijuru ititaye ku ntege nke zawe, ahubwo uziko namenye ko igikoresha za ntege nke kugira ngo izatugire abo yagambiye bo kuba mu gihe kizaza, igaca muri za ntege nkeya. Amen. Paulo kugira ngo ahamagarwe byagenze bite? Byanyuze mu kurenganya ubwoko bw'Imana. Niho Yesu yamusanze ari mu nzira ijya i Damasiko, nabwo agiye kurenganya. Haleluya.
ijwi ry'Imana barimugezeho. Pawulo, Sawuli, undenganyiriza iki? Imana inyura muri kwa kurenganya itorero abariho imufatira. Birashoboka ko nuriya hariya ariho Imana izamufatira ikamujabura, akajya avuga ubutumwa bwiza abantu b'Imana bagahembuka, akajya avuga ubutumwa bwiza abantu b'Imana bakava mu byaha, kuko Imana yakoresheje za ntege nke ze kugira ngo ibashe kumugira utarura benshi bava mu bubata bwa Satani. Ayo majwi rero ujye uyirengagiza. Amen. Nubona atanagufitiye icyizere, wowe gihagararemo wigira icyizere. Kuko Mariya nawe ntabwo yitaye uko abafarisayo bamuzi. We yaragiye yikubita ku birenge bya Yesu, ibindi ntibimureba, nta nicyo bimubwiye. Yikubita ku birenge bya Yesu, ararira, ahanaguza imisatsi. Nuko Yesu arangije abwira umufarisayo ati, ndamuzi, ahubwo icyo akoze kizahora kibukwa, kandi uwababariwe byinshi nawe akora byinshi. Amen. Imana mu ijuru tugire neza. Hari ikindi kintu cya nyuma ngasoza rwose nashoje. Amen. Iga gutindana. Amen. Nushake intege nke zanjye ndazizi, n'izawe urazizi. Noneho iga gutindana n'abantu bagufasha kuva muri za ntege nke, ahubwo bakagukomeza kugira ngo uzagere ku cyo ushoboye. Amen. Iryo jambo rikuryumva? Iga gutindana n'abantu bagufasha kuva muri za ntege nke, kandi bagutera imbaraga zo gukomeza, kuko hari icyo bamaze kukubonamo, ubundi utera umugongo babandi birirwa kubwira ngo ntacyo ushoboye. Amen. Bandi birirwa kubwira ngo nkawe uzavamo iki, nkawe ushoboye iki. Ahubwo tindana abo ngabo, wibaha igihe, wibaha n'umwanya. Iga gutindana nuri bukubake, akubwira ati komeza nuko bitangira. Umuntu wese agera aho ananirirwa, wicika intege. Umuntu naza kubwira ati ndumva bimeze gutyo, umubwira uti Imana ikubabarire, komeza genda. Wimubwira ati rero Kristo araje guca umutwe. Ubwo urimo uranywa amaraso ya Yesu, warangiza ukajya mu magambo araguca umutwe, umubwira uti oya Imana ikubabarire, ariko komeza, wihagarara, wicika intege. Ndumva oya, umubwira uti komeza. Uwo muntu mwegere, umwikomezeho. Wa wundi ukubwira ati yewe ibyawe rero niba utamaramaje uraje bikurangirane, Yesu ntarabirangiza. Umunsi azabirangiza twese biturangiranye, kandi azabirangiriza ku munsi umwe. Niba azagaruka tukiriho, niba tuzasinzira, Imana izagwe gusinzira udasinziranye za ntege nke, ahubwo waratangiye kubyutswa n'imbaraga zindi zikurimo zisumbye kure cyane za ntege nke. Imana ibaha umugisha rero. Nimutindane n'abantu bababwira kuraje, bababwira birashoboka, bababwira n'abataraba. Na Dawidi ntacyo yari cyo, yewe bakubwira ngo na Mariya yari ikimenywa bose, ariko niwe wagendanye na Yesu kugeza ubwo bamwinjije mu mva, kugeza ubwo yajyaga ajya no gusiga amavuta umubavu, akajya kubisiga umubiri we, kugeza ubwo yasanze yavuye mu gituro akamenya ko umwami yazutse, akajya gutanga ayo makuru. Nawe rero hari icyo Imana yakuteganyirijemo, hari n'ikizagukuramo. Kandi buri muntu twese uko twicaye, ntawe udafite ikintu amaze mu bwami. Uri uw'agaciro, kandi n'uwo muri kumwe n'uw'igiciro. Ntugateshe agaciro mugenzi wawe, nawe ntakaguteshe. Ahubwo twese tubwirane kuraje, tuzagerayo. Imana ibahe umugisha. Amen.